Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Gira amahoro ya Kristo umuvandimwe. Iyi audio rero nyikoze ngira ngo ngire icyo mvuga kuri audio z'uyu munsi ku wa gatandatu. Izi audio rero zaratambutse ntago ari ubwa mbere tuzumvise, ariko abantu benshi mwifuje ko twazisubiramo kubera ko mwagiye mumbazaho ibibazo byinshi. Niyo mpamvu rero nifuje ko tuzisubiramo kugira ngo sesengure neza, twumve icyo dukwiriye gukora, twumve uko dukwiriye kwitwara. Ntabwo bitworoheye, turagorwa, duhura n'ingorane nyinshi mu gutanga, mu gufasha, ariko kandi ntabwo tugomba guhagarara gufasha. Haleluya. Muri iyi minsi rero nubwo turi kugenda dusubiramo, ariko biri kugenda bisa naho bitwibutsa ibyo twavuze, birumvikana, ariko natwe bitwibutsa ibyo twari dutangiye gusa naho dusinziramo. Abagenzi tugana mu ijuru buriya dukunda gusinzira. Gusinzira mu rugendo rero ntabwo bivuga kuriya dusinzira mu buriri, ahubwo gusinzira mu rugendo bivuga kureka igikorwa wari waratangiye, kureka gahunda wari warihaye, kureka inshingano wari warihaye, ugasa naho usubiye inyuma. Izi inyigisho nubwo tugenda dusubiramo, hari ikintu umuntu yumva, iyo ndi kuzumva numva ari nk'ikintu nakongeraho kijyanye n'igihe turimo. Kuko nubwo twazumvise icyo gihe, wenda nko mu nyigisho ndavuga nti ejo ku cyumweru niyo evanjiri badusomeye, bikumvikana ko iyo nyigisho yatambutse ari ku wa mbere. Ariko uyu munsi ni ku wa gatandatu, ntabwo turajya mu misa. Ni ukuvuga ngo iyo tuza kuba ari ibishoboka twari kuzajyayo ejo, aho bishoboka nicyo nshaka kuvuga, kuko tuzi ko hari aho za kiliziya zidafunguye kubera iki cyorezo cyatumye abantu benshi batakibasha guhura ngo basenge. Nubwo rero tutakibasha guhura ngo dusenge, ariko liturujia ibifite amasomo iba yateguye. Icyo nashakaga kuvuga nuko iyo nyigisho nayiteguye ari ku wa mbere, hari ukuntu ushobora ukumva ko byari ku wa mbere, byari se ku wa kabiri, byari se ku wa gatatu, ushobora kubyumvamo. Ariko mugenzi ugana mu ijuru, ubutumwa ntabwo buba bwahindutse. Oya, hahinduka wenda iminsi, ariko ubutumwa bwo ni bwa bundi. Hari abavandimwe bagiye bampamagara bambaza batese ko natwe twagiye duhura n'ingorane nk'izi, twabigenza dute? Rero ngiye ndagira ngo mbabwire, ari uwambajije ari n'utarambajije, wo twashoboye kuvuga no tutaravugana, wenda ndagira ngo mbabwirire hamwe icyo dutanga. Haleluya, ni ukwiyemeza. Iyo wiyemeje rero, mu by'ukuri Sekibi nawe wabarekereje kugira ngo akubuze ingororano. Ugomba kwitonda rero ukabibamo intwari, cyane cyane rero mu butwari ukirinda ikinyoma n'uburyarya. Haleluya. Mu minsi ishize twaganiriye uko Nyagasani Yezu yaganiriye n'umugore wo kuri Samariya. Ni mu minsi ya vuba rwose twabivuzeho. Yezu amubwira ati igihe kigiye kugera, ndetse ngiki cyaje, aho abasenga Imana bazasengera mu kuri. Haleluya. Kuko abasenga Imana mu kuri ari b'Imana yikundira, bakareka ikintu cyitwa uburyarya twabuganiriyeho. Rero ndagira ngo igikorwa cyawe muvandimwe ukishyireho ingingo yitwa ukuri. Uko kuri kuba kuri ku muvandimwe, ariko n'ukuri ku mutima wawe. Haleluya. Uko kuri ku mutima wawe rero nukuhe? Ni ukuvuga ngo icyo ukora uba ukibwirijwe n'umutima wawe. Kuko iyo utakibwirijwe n'umutima wawe, kigeraho kigahindukira kikakubera impamvu yo kwicuza. Ariko ubundi nabikoreraga iki? Haleluya. Muvandimwe, mu minsi ishize Yezu yaraje aranganiriza, arambwira ati ntureba abantu muranyandikira ni ukuri pe. Ariko kandi Yezu abisubiramo kenshi, ntabwo nzi impamvu, ariko ubwo ni ukuvuga ngo iyo abivuga kenshi ubwo ni ukuvuga ngo biba biri bugufi. Arakambwira ati ntureba muranyandikira, mama Louise turagukunda, mama Louise rwose uri igisingizo cya Nyagasani, mama Louise, mbese mwampaye amazina menshi. Ariko Yezu yarambwira ati amazina baguha ntazigere agushitura. Kuko abantu nyine umutima, si ukuvuga ngo iyo Nyagasani ambwiye ngo ntagushiture, ni ukuvuga ngo mbese ni kwa kundi wumva iryo zina ukavuga ati yo ndakunzwe Mana, wenda akunzwe, ngo bigutere kumva uvuye mu byimbo byawe. Arambwira ati abantu niko bamera, iyo babwira ijambo ribaruhura barishima, ariko mu kandi kanya gatoya nuceceka bari buze kukubwira nabi. Ubwo rero murambwira rwose amazina munyita ni meza pe. Ntago mvuze ngo nimurekera hoya, nta nubwo mvuze ngo rwose ngo ubwo se ngo kuki mubikora mu buryarya, si icyo mvuze.
uyu munsi urayavuga uyakuye ku mutima. Ariko ikintu Yesu ari kumbwira, arambwira ati rero ubu ngubu ngize gutya nkaguhindurira ingendo, uracyari Louise umukozi wanjye, ariko mpinduye ingendo yawe. Bose bahindukira ngo ariko ngo buriya ngo natwe twarashidikanyaga, ariko buriya koko ziriya nyigisho ngo zari za Roho Mutagatifu. Kandi uyu munsi murambwira muti ni Roho Mutagatifu gutuma, ni Roho Mutagatifu gutuma. Ariko habayeho guhindurirwa ingendo rero, wenda Nyagasani njyewe yari kubisobanura mba arabimbwira nkabyumva, n'ingera akazima akambwira ati kandi ntabwo uzakomeza kugenda uko abantu bashaka, uzagenda uko nshaka, uri umugisha, uri umunyamugisha. Bityo rero abantu bagomba kugukoraho ni benshi. Yarambwiye ati hari abantu benshi bagomba kuzagukoraho kandi bataranakubona. Kugira rero ngo bakubone birasaba kuzahaguruka. Kugira ngo uhaguruke rero hari abantu bazabyumva ukundi. Rero iyo abisobanura njyewe arabimbwira, n'ubuhanuzi bwanjye bwite mfite. Ariko iyo abimbwira ndavuga nese Nyagasani, ubwo se nubigenza gutya abantu ntibazavuga ko natekaga imitwe, burya ko navugaga Imana y'ukuri. Arambwira ati se uyu munsi uracyakorera abantu? Oya, nkorera kubera ko ari njyewe ukwiyoboreye, ariko njyewe nzagucisha mu nzira nshaka kugira ngo ugere ku bantu bose nshaka kugeraho. Haleluya. Nuko rero Yesu Kristo akambwira ati ntureba aya mazina bari kukwita meza aryoshye, atari ko ejo nguhinduriye ingendo, ati bose bakwiruka ukababura. Ati nanjye nuko byangendekeye. Muri iyi minsi rero Nyagasani Yesu ari kunyigisha cyane ku kintu cyitwa guhindurirwa ingendo. Bagenzi bagana mu ijuru, ntabwo nzi ingendo Nyagasani agiye kumpindurira uko imeze, ntabwo mbizi pe, ariko ari kubineguza cyane cyane cyane, ndetse akongera akanambwira ati kandi bizabera benshi urujijo, ndetse bizabera benshi impamvu yo kugwa. Ntabwo nzi impamvu, ni ukuri amubwira bipfa kuba bihesha bipfa kuba bihesha izina ryawe ikuzo. Haleluya. Kuko njyewe ntabwo mbereyeho Yesu. Ariko akambwira ati njyewe hari icyo nkora kugira ngo ngugeze aho nshaka kugera. Akambwira, namubwira nti se Nyagasani ubwo ni ibiki? Akambwira ati rero ibyo nzagukoresha mu gihe kigiye kuza byo kuroba abantu benshi, ati nzagucisha, ubwo wenda ndimo ko turi kuganira ariko nsa n'ugutiguza. Buriya rero ikintu kijya gituma abantu benshi tugendana mu buryo bw'ijambo, haleluya, mwihangane, haleluya, igituma abantu benshi tujya tugendana kandi wenda bagakomeza no gukurikira iryo jambo, nuko ntabwo nkunda guhisha, burya ngira bikeya misha abantu, ibindi nkabivuga birumvikana. Icyo Yesu yemeye ko mvuga bashatse ko nyivuga, ariko n'igihe ambwira ati ibingibo ubyihorere. Ariko kandi ngewe iyo mbibabwira mbateguza ko nanjye aba yanteguje. Araneguza akambwira ati maze uteguze abagenzi bagana mu ijuru, bateguze. Rero mbateguza mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko ngewe ndi kubateguza. Noneho Yesu akambwira ati kugira ngo wambuke uve ahangaha kuri uyu mugezi, kuko Yesu yambwiye ko yigisha yagendaga ku biyaga, ku nyanja, mbese aho hose. Bibiliya itubwira ukuntu ngo yambutse ngo ajya ku nyanja ya Tiberiya cyangwa ku kiyaga cya Tiberiya, se nibuka. Mbese aho hose uko agendaga akora ibitangaza mu nzira. Haleluya. Ari mu nzira agenda, ari kumwe agera mu nsisiro, aho hose yahageraga agenda. Haleluya. Ariko kandi uko agendaga niko agendaga akora ibitangaza aho anyuze hose. Arambwira ati rero ibyo nabaga nahuriye nabyo mu mujyi, wenda mu mujyi wa Yudeya, ntabwo ari byo nahuriraga nabyo kuri Samari. Sinabyo ni ukuvuga ngo muri buri mujyi yajyagamo yagendaga ahuriramo n'ikindi kintu agiye gukorayo. Haleluya. Arambwira rero ati kuva kuri iki kiyaga wenda cya Tiberiya cyangwa kuri iyi nyanja kugera kuri iriya hari urugendo ugomba gukora, kandi urwo rugendo hari abo muzarujyanamo, ariko si bose. Ntabwo abari muri odiyo ngewe ndi kubateguza, kandi ngewe Yesu yabwiye ngo mbibabwire abari muri odiyo bose ntabwo tuzambukana, niko Yesu yambwiye.
abwira umugabo witwa Eliya yageje akora ibitangaza. Haleluya. Isomye inkuru ya Eliya uza gusanga ko yageze wagiye kuzamukira ba bandi bari abaririmbye bari abaki bose babwiraga Elisha ngo shobuja ngo agiye kugenda, ariko bo ntibamukurikiye. Elisha rero arakomeza aramukurikira kugeza ku iherezo ubwo Eliya yaragiye kugenda akamusigira umwenda we. Haleluya. Ariko ntabwo ari ukuvuga ngo Eliya yarazwi na Elisha gusa wenyine, rwose na babandi n'aya matorero yandi yarazi Eliya, ariko ntibabashije kumukurikira kugeza ku ndunduro. Noneho tugaruke kuri Yezu abantu bose bari bamuzi, ariko mu nzira y'umusaraba tugasanga abagore bakeya bagendaga bamuririra. Haleluya. Ndetse twagera kwizuka tugasanga abagore bakeya bageze kumva, ari nabo bamenye ko yazutse. Bivuga iki rero? Mu rugendo Yezu yagiye akiza. Yewe nidusoma Bibiliya wenda nanyemerera ambwira ngo ubuhanuzi mbujye imuzi nzabikugira imuzi nkuko abingira imuzi, ariko nidusoma Bibiliya uzasanga ngo imbaga nyamwinshi muhombokaho ikivunge abantu atashobora, mbese babaga ari benshi. Ariko mu nzira y'umusaraba Yezu yatabawe n'umugabo witwa Simoni w'Isireni. Uwo niwe tumenya watwaje Yezu umusaraba. Uwowe Bibiliya ikanamwandika rwose, tukamenya bagendaga bamukubita, ntabwo tuzi amazina yabo, ariko ikiri cyo nuko yakubiswe kandi ahetse umusaraba, abura n'abamutwaza wa musaraba. Tukagaruka tukagera aho bambweho, tukabona yambaga babandi yagiye agirira neza rubanda bahisi n'abagenzi ngo baza bamukwena bamutuka bamukwena. Ubwo Nyagasani Yezu ngiye waba yabimbwiye akambwira ati rero ntabwo inzira yo kunkorera ari inzira izagenda uko abantu babyifuza. Ubwo yabimbwiye gutyo rero aransobanurira, nuvuga ngo ngewe navuga ngo wenda ntago navuga ngo 100% ariko nkavuga 70% y'ibyo agiye gukora aba yabinsobanuriye. Ariko yajya kubikora nkavuga se Yezu ubuse abantu nibizabagusha nibazavuga ngo, akambwira ati nyine abantu niko bamera. Kandi rero ntabwo ugomba kwemezwa n'abantu. Ati ngiye wagutoye ninjye nzakwemeza. Ati ngiye narababwiye ngo icyemezo cyanjye sinjye ngitanga, ni data niwe ntangira ubuhamya. Rero ntabwo icyemezo cy'abantu uzakibona. Icyemezo abantu bavuga ngo uyu muntu ngo akorera Imana koko, abo bantu ati uyu munsi barahari baragushagaye niyambaga nyamwinshi. Ati ubu muri mu bagenzi bagana mu ijoro muri imbaga nyamwinshi. Ati baragushagaye ni byiza, atariko ejo uramutse gize akana kariko kose kaba nk'akantu kakabazo atuzajya kubona ubone hasigaye imbarwa. Muvandimwe wenda ntabwo ndi kukubwira ngo isuzume ku rukundo ufitiye Louise, ariko turi kumwe muri urugendo rugana mu ijuru ngimbaye muteguje. Mu gihe kiri imbere niba hari umuntu wajyaga wa audio agakubwira ngo uyu mudamu ngo ngenegereje ibizamubaho, ndagira ngo nkubwire ngo utangire umubwire uti ntabwo tuva Yezu Kristo ngiye yarabimbwiye kandi ndi kukubwira ibyo yambwiye. Ubuhanuzi mfite imbere yanjye nubunyereka ko mu gihe kigiye kuza hazabamo ikintu njyewe ndakizi rwose, ndabizi aranabimbwira nkabyumva, ariko nkabona ko hari abantu benshi kubyumva nyine bizagora. Byewe ndabibona, ariko akambwira ati abantu ubundi si byo bumvise wabonye barabikoze wiki, ibyo bumvise warababwiye so maze kubabwira igihe kirekire ndababwira. Ati sabo wabwiye bakumva wabonye barakoze iki? Icy'ingenzi nuko akoze umurimo nagutegetse gukora, kandi iyi sezerano ryanjye risohoye ntabwo ari ngombwa ko abantu basobanukirwa uko naritanze nuko risohora. Mugenzi ugana mu ijuru rero Yezu Kristo arimo kugenda anyigisha mu buryo navuga ngo budasanzwe, hari sinzi ko nabivuga, ariko ntabwo bibunteye ubwoba. Ntabwo nukuri, ntabwo Yezu yambwiye ko ngiye gupfa, yambwiye ko ngiye kurwara, yarambwiye kurwara. Indwara zo zirahari byinshi, anambwira rwose nuko nzapfa. Ayo makuru yose ndayafite, ariko hari urugendo nyine ruva kuri ubu buzima rugana aho tuzambukira tujya iwacu mu ijuru. Arongera rero arambwira ati mbwirira abagenzi bagana mu ijuru mwirinde kuba mu kintu cyitwa rutine. Niba warafashe fata umenye uwo wafashe kandi umenye aho ufashe. Naho buriya hari abantu benshi bategereje kuzakunyega. Uko Nyagasani Yezu rero turimo kuganira
arangije anyereka ikintu tugomba gutindaho. Hari ikintu ndi kubwira abagenzi bagana mu ijuru kiri muri kwa kuri nyine navugaga Nyagasani Yezu ashaka ko dusengeramo, nuko umuvandimwe wawe ntabwo ari wa wundi mwonse rimwe gusa, ahubwo n'uwo ari we wese ugukeneyeho ubutabazi. Bityo rero muvandimwe, wumve ko niba turi abavandimwe ku buryo bw'umubiri, tugomba no kuba abavandimwe ku buryo bwa roho. N'abana banjye narabicaje ndavuga nti bana banjye muri abanjye narababyaye ku mubiri, ariko niba mutari abanjye kuri roho ntabwo muri abanjye. Kuri roho ni gute rero? Umwana utazavuga ngo agiye gusenga, umwana utazavuga ngo nzubaha Imana, uwo ntabwo azaba ari umwana wanjye. Umuvandimwe utazavuga ati ndubaha Imana, uwo ntazaba ari umuvandimwe wanjye. Ashobora kuba ari umuvandimwe wanjye ku buryo bw'amaraso, ariko ku buryo bwa roho naho ngaho wakomeye. Kandi ku buryo bwa roho niho h'ingenzi, kuko umubiri burya ni igitaka, tuzasubira mu gitaka. Rero bagenzi tugana mu ijuru, ndagira ngo mbabwire ngo mureke dufate isano isumbiye amaraso. Haleluya! Isano isumbiye amaraso, hanyuma ariyo dukomeraho. Ubwo rero ndagira ngo mbabwire bagenzi tugana mu ijuru, amaturo dutanga, abakene dufasha, ntitukabare ngo ejo nafashije uyu, uyu munsi mfashije uyu munsi. Oya, ubwo tuvuge ngo dukore koko icyo tugomba gukora. Hari ikintu rero Yezu yambwiye muri iyi minsi nubwo turi mu gusubiramo amasomo nyine, turi kugenda dusubiramo, ngewe nagize igihe cyanjye bwite cyo kwireba, kwirundarunda. Nanjye ndi kwirundarunda. Mu kwirundarunda rero hari iminsi y'amasengesho nagiye mfata. Ubwo wenda Nyagasani nabyemera nzabibabwira, ariko igihe narabibabwira ndagira ngo mbubwire ngo nagiye mfata ibihe by'amasengesho, mbese nkabifata. Noneho Nyagasani Yezu arambwira ati ntiwongere kugira icyo usaba, ntiwongere kugira uwo usabira, ahubwo ushime ko ibyo wasabye byose ngiye kubikorera kwiyubahisha. Ubwo rero abo turi kumwe mu rugendo rugana mu ijuru, ntabwo tuzatandukana Nyagasani Yezu ataguhaye icyo waje wifuza kwakira. Hari abavandimwe bamwe bose, mama Louise ubuse koko buse uzagenda? Nzagenda ariko mu buryo butari bubi, ntabwo ari bubi rwose. Kuko Nyagasani Yezu ajya ku musaraba ntabwo yaragiye nabi, ariko abantu babyumvise mu bundi buryo. Iby'Imana ikora rero ntabwo umuntu abyumvisha ubwenge bwa muntu. Ariko arambwira ati birakwiriye. Haleluya! Niko yabwiraga abigishwa ngo birakwiriye ko ngenda, bibafitiye akamaro ko ngenda, kuko nagiye ntabwo umuhoza yazabazamo. Ubwo rero kuba bari kumwe na Yezu byari biryoshye we, bagakomeza kumva ayo magambo, nuko bakumva biraryoshye. Yezu agakomeza kubakorera ibitangaza, bakabona ni byiza. Noneho rero Yezu akababwira ati ariko atingiye kubavanwamo, tugiye kwicwa. Batoya bati oya, ariko se koko buse wapfa koko bikagenda bitata, ariko bizagenda uko nguko. Arangije ati bibafitiye akamaro ko ngenda. Haleluya! Nanjye rero bibafitiye akamaro ko ngenda, wenda mu buryo butari ubwa Yezu birumvikana, ariko bibafitiye akamaro ko ngenda kuko nagiye. Haleluya! Hari ibitashobora gutungana. Nanjye arambwira ati ukomeje kuri iyi ntambwe uzakomeza kubwira abangaba nyine, ariko nugenda sinzi uko nzagenda. Bwo ngewe mbyina aba yabimbwe ntabwo bamfite, ariko nugenda ni nko ngewe yabingeranyije no kuva ku nkuka ujya ku yindi. Nuvuga ngo turi mu rugendo, twatangiranye urugendo, nakubwiye ukuntu natangiranye na njyewe ubwanjye, bigera ubwo tuba ba mama 2, 3, 4, 5, tugera kuri groupe y'abagore bamamaza izuka rya Kristo. Turakomeza urugendo tugera mu batowe, turakomeza urugendo, ariko tudasigana, tugendana ntatakara bake, ariko abenshi tugakomeza urugendo, tugera mu batowe, dukomeje urugendo mu batowe, tugeze mu bagenzi bagana mu ijuru muri audio, turacyakomeza urugendo, tugiye rero kwinjira ahandi habyibushye kurushaho turi. Kandi nawe ndumva byaba bigufitiye akamaro kwinjira ahanini kurushaho turi, ariko kugira ngo tuhinjire hari ahantu tugiye kubanza guca. Aho hantu rero hameze nko mu manga, aho ngaho niho abenshi bazatakara. Yewe ndi kubibabwira bagenzi tugana mu ijuru, ubu ni ubuhanuzi, iri ni ijwi ry'ubuhanuzi. Niba ukomeye kuri Yezu ukomera, ariko kandi niba uri kujegajega mbaye nkubwiye nturasigaye.
ntabwo ari urupfu nimba ivuga gutya abantu rero mukunda kuvuga bayibuye ngo ubwo se ngo tugiye gupfa oya nta rupfu ruri muri ibyo ndi kuvuga. Haleluya. Haleluya. Nyamara ubwo ndababwiye kandi ubwo mushaka kuvuga ariko se koko mana ubu se koko nyamara ubwo ngewe mba nciye amarenga. Mu Kinyarwanda bajya bavuga ngo amarenga mbese ngo ucira injiji amarenga ngo amara ibinonko. Ubwo rero nyamara ntabwo ngiye kumara ibinonko ngo mvuge n'akari murori mbese mbabwire byose ariko uwumva yumvise. Donc hari urugendo natangiye njyenyine nza kurufatanya n'abandi bavandimwe turaza twigira imbere duhura n'abandi kandi hari n'ahandi hari imbere yacu tugiye guhura n'abandi. Nuko ibimenyetso Yesu yadusigiye byararangiye agiye kugaruka. Oh mana umva abana bawe tebutsa kuza kwawe twigire udapfa. Haleluya. Nyamara ubwo ni Nyagasani Yesu ubwiye ngo nyiririmbye uko nguko abimbwiye. Ariko tugomba gukomera ntidusubire inyuma, ntiducibwe intege n'imiyaga ihuhera cyangwa se n'ibyorezo biriho, ahubwo dushinge ibirindiro kuri Yesu. Bagenzi tugana mu ijoro rero dukomeze tugende twitana amazina meza y'abagenzi bagana mu ijoro ariko aturuka hehe? Ku mutima. Haleluya. Mugenzi ugana mu ijoro rero nakubwiye ukuntu nagiye mpura n'abagomba gufashwa kuva kirya gihe nkora irya nyigisho kugeza n'uyu munsi n'ubu ngubu hari abo tugenda duhura. Ariko ndabwira abavandimwe mwese mugana mu ijuru iki ni igihe gikomeye cyo gukomera ku wamenye, gukomera ku cyo wamenye kandi ugikomereho koko. Ubwo rero ndagira ngo mbabwire ntibagenzi mugana mu ijuru dukomeze twibere muri Yesu, dukomeze dusabirane rwose umugisha n'amahoro bikomeze biture kuri twebwe. Nanjye ukomeze unsabire, ngewe ndisabira isengesho kuko kuwa mbere iyi audio rwose niyo uyu munsi kwa gatandatu, kuwa mbere nibwo nzuzuza imyaka Nyagasani Yesu yampaye, kandi ku mwaka ukurikiyeho Nyagasani Yesu ku mwaka w'amavuko Nyagasani Yesu yambwiye ko ari indi ntambwe ubwo tuzaba twinjiyemo. Ubwo rero ndagira ngo nkubwire ngo uzansabire, imyaka nzayikubwira icyo gihe nibiba ngombwa nibyanga rero, ariko uzansabire uzabwire Nyagasani Yesu ngo amazina duha mama Louise uyamukomereze kugira ngo azayasange mu ijoro. Naho mu isi umuyaga ushobora guhuha agasigara, ariko nituyabitsa mu ijoro. Haleluya. Haleluya. We Mungu itazashobora kumunga ubukungu bwacu tuzayasangayo. Haleluya. Nuko rero icyo ni kimwe nasabiraga isengesho, kandi ngewe nemera ko iyi mbaga y'abagenzi bagana mu ijuru ari imbaga ikomeye cyane. Ngewe iyo mbasabye isengesho nta nubwo mba mbasaba ngo maze ngo muzafate ngo rozari yose, oya. Nushaka uze kuvuga ndakuramutsa marimwe, cyangwa uze gukora ku kimenyetso cy'umusaraba uvuga uti mama Louise igihe wamuhaye cyo kubaho rwose ukimukomereze, cyangwa se niba hari icyo wabonye nakumariye mu buzima bwawe uzamenye ko kuwa mbere ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa kabiri nzaba ndangije imyaka imwe ninjiye mu yindi. Nari ndiho mbwira abana banjye ntirega ntabwo tukishimira gufeta imyaka myinshi, ariko tubari tuganira, ariko nzi neza yuko imyaka Nyagasani aduha yose bari imyaka yo kumusingiriza. Haleluya. Ndashima Yesu rero ku myaka tugenda tugira, kandi n'ukuri ndamushima kubitangaza akomeje kugenda adukorera twese buri wese aho ari. Ndongera rero nsabe isengesho
iyo ngusabye isengesho ujye umbabarira ubikore. Uwumvise izi audio aka kanya uteze amatwi ubwo ni isengesho kuri jyewe birahagije. Mu minsi ishize nakubwiye niyo mvuga ko ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ntago mbivuga ubwo nanjye ndabikora. Bityo rero uyu mwanya turi kumwe muri audio kuri jye no mwanya w'isengesho. Nubyibuka uze gukora wenda iryo avuga uti ririhariye, ariko nutanarikora umenye ko aka kanya turi kumwe tuganira nako turi mu isengesho, ko turi guhugurana nk'abagenzi bagana mu ijuru. Irindi sengesho rero ndi gusaba imbaga y'abagenzi bagana mu ijuru, ni isengesho dusabira isi kugira ngo iki cyorezo iki cyorezo reka mwaretse tugasenga abagenzi tugana mu ijuru, iki cyorezo kigahagarara, kuko kizahagarikwa na twebwe. Aho ndagusaba rozari. Twagiye tuganira tukareba tukavuga tuti ariko noneho ubu njyewe Nyagasani Yesu yambwiye ati igihe ni igihe cyo kugira ngo abantu biyegeranye dusenge dusaba ko Imana yahagarika iki cyorezo. Nikidahagarara nta kundi, ariko twe tuzaba twarangije inshingano yacu. No kuvuga rero isengesho tuzaritangira ku wa mbere. Ku wa mbere hazaba ari ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa kabiri. Tuzatangira isengesho dusabira isi. Ikibeho twabwiye ko igiye kugwa mu rwobo, nyamara twakomeje no kuyisabira. Ariko ndagusabye mugenzi ugana mu ijuru, umbabarire muri ya rozari utura buri munsi dusabire isi, ariko tuvuga tuti iki cyorezo cya coronavirus tukivuge mu mazina, gihagarare mu izina rya Yesu. Kiri kudutwara abantu, gifite gahunda yo gukomeza, tugihagarike mu izina rya Yesu. Haleluya. Irindi sengesho naryo wenda riri muri iryo ngiryo no gusabira abavandimwe kiri kugenda gifata, abo bafashwe, abapfuye, n'abagiye kukirwara kuko barahari. Mbese dukomeze dusabe ariko dusirikira kuri icyo kintu. Tukizengurukaho nk'uko bazengurutse inkike za Yeriko. Rwose koko Yeriko itarariduka byari bikomeye cyane. Tukiri ture mu izina rya Yesu. Ubwo rero mureke dufate isengesho bagenzi tugana mu ijuru, mureke dufate isengesho iki kintu tukiruture mu izina rya Yesu. Tugiye gukomeza rero urugendo rugana mu ijuru dushima Imana ibyo yadukoreye. Buri wese ku munsi wanjye tumusabira ku myaka nzaba nujuje, tuzaba twese nako ubwo tuzisabira. Ntabwo nge nasabye isengesho ku giti cyanjye, kuko numva isengesho ryawe muvandimwe, uwo waba uriwe wese, aho waba utuye hose, ubukene waba ufite uko bwaba bungana, nge ntabwo ari cyo ndebaho. Ndareba roho yawe kandi nzi ko ijambo ryawe rikomeye, ndakwisabira isengesho uzansabire. Noneho iryo sengesho unsabira uzisabire nawe, kuko ari imyaka uzuzuza cyangwa wujuje. Bya byose hari abazajya anniversaire muri uyu mwaka 2021, cyangwa se bayigize wenda bayigize mu kwa mbere cyangwa muri aya matariki y'ukwa kabiri. Ubwo turashima Imana imyaka tumaze kugeraho, ariko dusabira n'abatarayigeraho kugira ngo bazayigereho neza, ariko dusaba ubwenge. Haleluya. Ubuhanga twongere tubisabe, ubuhanga tugira ubuhanga. Naho kubaho se kuzuza imyaka, igitabo cy'ubuhanga kivuga ko ubukambwe bushimwa atari ubw'imyaka myinshi, kuko mutoya ashobora kubugeraho atagize imvi, hakaba n'ufite imvi Imana ibonaho umugayo. Mu gitabo cy'ubuhanga niko batubwira. Haleluya. None rero dusaba Imana iduha ubuhanga ishaka kuri twebwe, dukeneye kugira ngo isi irusheho kuba nziza, maze tube abanyabuhanga b'Imana. Imana iduha umugisha rero, dukomeze dusabirane, dukomeze dutere intambwe tugana mu ijuru, kandi twishimira kujyaho Nyagasani akomeza gufungura ngo twinjire. Haleluya. Imiryango minini irafungutse imbere yacu, imiryango yo gutabarwa, imiryango y'ubutumwa, amasezerano menshi ariko haleluya, ko Nyagasani yazarambwa ati amasezerano ari kumanuka. Ubu ngubu abantu benshi bari gusohorezwa amasezerano, ariko kandi hari nayo ari gusohozamwe atanga andi. Ubwo rero dukomeze tumuhanga amaso. Haleluya. Tumuhanga amaso kuko ari we uje kudutabara. Tugira amahoro ya Kristo rero bavandimwe, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.